Namu. Namu. Oh, Aisha, ça va? They never show you Zaidi, Mumu. Namu. Abenshi mu bifuza kugorora imbavu zabo bitabaza video se umunyarwenya weretswe urukundo n'abantu b'ingeri zitandukanye by'umwihariko urubyiruko ahanini biturutse kuri komedi ze akunda gukinana amashagaga menshi cyane. Bamwe mu badaheruka kumubona ahari baracyatekereza ko ari kagasore k'urubavu ruto, ariko siko biri burya ngo aho ifaranga rikubise haroroha ubona umusore bogari ntiwareba. Ni benshi mu basitari ntajegajezwa bakomeye muri sinema nyarwanda twamenye bibanje kuba ngombwa ko bamuca mu biganza. Twavuga nka Patino, Aisha, Mitsutsu n'abandi benshi. Mu by'ukuri burya ngo akagabo gahimba kandi kataraza. Nubwo uwitwa Kiramani bamwita Daddy, gusa nawe harahagira atitaye kuba muca intege agaca bugufi imbere y'undi Daddy ariwe Nyakso, kuko ari wamubereye ikiraro cyamwinjije muri sinema. Burya ubugabo si imyaka cyangwa igihagararo, ahubwo ni ibikorwa. Uyu Nyakso ndimo kukubwira wagize uruhare rukomeye mu buzima bwiza bw'imbaga y'abastari, nabo bakageraho bagira abandi bafondera ubuzima. Burya ni na muto cyane ko muri 2001 ariko yabonye izuba. Ndabizi biraza kugutungura ni wumva uburyo yizamuye ntaho mpaye akaboko, ariko we agahizagira benshi. Urakaza neza mu cyegeranyo gicukumbuye kivuga ku mateka ya Nyakso n'uburyo yisanze mu mboni z'amaso y'abanyarwanda n'abanyamahanga tutarondora. Wagize mu ruganda rw'ibyegeranyo hamwe tudahwema kugusasanurira amateka ya bamwe mu bantu b'ibyamamare kuva mu bwana bwabo kugeza bisanze ku bwamamare bwabo. Reba handitse subscribe maze ukozeho igikumwe cyawe ndetse ufungura inzogera bityo dukomeze twiyubakire ubwami bugari bwacu aribwo Rugwiro Empire. Niba ukunze iyi video kandi wayiha like, hagati aho wifuza ko twamamariza ibikorwa byawe watwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri izo nimero ubona kuri screen yawe. Naho nge nitwa Bete Rugwiro. Ikaze. Ubu by'ibikoresho byiza ku ba content creators byifashishwa mu majwi n'amashusho birimo mikrofone z'ubwoko bwose, sound card, amatara ya telefone ya kamera, ring light, phone stand, camera stand n'ibindi. Bikiri ngombwa ko ubitumiza ikantarange kuko mu cyanzu.com ariho honyine hizewe wabisanga. Sura website yacu ni wa3.icyanzu.com ukore order y'ibyo wifuza. Turakwibutsa ko aho uri hose mu gihugu ibikoresho byawe wahashye tubikugezaho mu buryo bwizewe. Ku bindi bisobanuro duhamagare cyangwa utwandikire kuri 0788421133. Wanda dusanga aho dukorera ni Kigali mu mujyi munsi y'inyubako yo kwa Makuza. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Kanyabugande Olivier, ariko yamamaye ku mazina Nyakso n'Umusamariya. Nyakso yavutse tariki 16 Kamena 2001, avukira mu Gitega ho mu mujyi wa Kigali. Nyakso avuka mu muryango w'abana bane b'abahungu nabo bamamaye muri komedi ze mu bihe byo hambere aribo Nyakse, Nyaksi na Ivan. Nyakso yize ikiburamwaka muri Apakope, abari naho akomereza amashuri abanza amwe azwi nka primaire. Yasoje atsinze ikizamini cya leta gisoza amashuri abanza akomereza muri Christ Roi i Nyanza, naho ahava atsinze ikizamini cya leta gisoza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye aribwo yagiye kwiga muri Lycée de Kigali RDK mu ishami ry'ubugenge, ubutabire n'ibinyabuzima PCB. Yiga muri Christ Roi i Nyanza nibwo atangiye kugaragariza impano yari yifitemo zitandukanye muri Media Club yaho yigaga. Zimwe muri izo mpano twavuga nko kuririmba, kubyina no kuba umunyamakuru. Nyakso kandi yakundaga kuyobora ibikorwa bijyanye n'imyidagaduro muri Media Club. Ageze mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye yisanze ari umunyarwenya aho gukomeza ibijyanye no kubyina, kuririmba no kuba umunyamakuru. Ati, nabonye kuririmba bisaba ibintu byinshi, mbona bizansaba byinshi. Narebye kubyina mbona nta kintu kirimo, uretse muri iyi minsi byamaze gutera imbere ndetse bikaba biri guha amafaranga ababikora. Arakomeza ati, nashatse ikindi nkora ndeba abahungu b'Abanyamerika bakoresha application yitwa Vine. Mbona nanjye ntangiye kujya nkora utwo tuvideo nsetsa abantu byaba byiza. Nibwo natangiye kujya nkora utuvideo duto nifashishije telefone ya mama yo mu bwoko bwa Tecno. Ntangira kugaragara kuri YouTube. Ninje muri interview y'akazi. Okay, cha. Utwo ndufite imyaka ingahe? Nitwa Nyakso, mfite imyaka 20. Utuye?
Nyamirambo. Nyakso rero mbere yuko tugwa akazi urabizi ko asigaye ari amarobo asa nk'abantu kandi ameze nk'abantu. Ego hano rero twe dukoresha abantu bazima gusa ntabwo twemera amarobo. Bityo rero turaza gukina kubanza gusuzuma niba utari robo. Nta kibazo nditeguye. Okay ngaho igize itama ryawe hano. Itama. Yesu! Hey! Goba yurumu. Nyakso avuga ko ubwo atangiraga gukina utwo video mama we ari we wafataga amashusho yatwo ndetse ngo hari n'uduterime yamwigishaga ko kuryoshya comedy turimo n'utwo agikoresha kuri ubu. Anavuga nk'agaterime ko gutangara Nyakso akunda gukoresha agira ati ibi ni ibikibanyarwanda. Nyakso burya ngo niwe umunyarwanda wa mbere wazanye comedy zirimo sound effect hano mu Rwanda azikuye muri comedy z'abanyanigeria. Nyakso watangiye ashyira utuvideo duto ku muyoboro wa YouTube yaje kubona kampani bakorana yitwa The Focus Media cyane ko noneho yaratangiye kubona uburyo bwo gukora bwo guhera mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye yatangiye kwiga ataha nubwo nabwo umwanya wari hafi ya ntawo. Reba nawe kwandika script za comedy ugashutinga ukiditinga ukanauploadinga hanyuma ukanakurikirana amasomo. Aha ntibyari byoroshye pe. The Focus Media bari baratangiye gukorana bamaga amafaranga 20,000 y'amanyarwanda kuri video imwe yabaga yakoze ariko ngo yasaguraga nk'ibihumbi 4 kuko ayandi yabaga yashoye muri iyo video ariko ngo kuri we amafaranga 4,000 yari menshi nk'umunyeshuri cyane ko hari n'igihe cyageze ubwo amafaranga yaratangiye kuboneka akajya yiyishurira minerivare. Bidatinze Nyakso yaje gutandukana na The Focus Media ajya gukorana na Kasuku Media ya Jesquiza wo Mipango ari nabwo amafaranga afatika yatangiye kuboneka cyane ko noneho yaratangiye kubona ibiraka byo kwamamaza. Ibintu byaje kuba uburyohe ubwo noneho Nyakso yahuraga n'umukire wa Kasamutwe witwa Nameless Campos wa Afrimax TV akamusinyisha amasezerano noneho atangira gukora ku mafaranga agera kuri miliyoni akiri ku ntebe y'ishuri muri segonderi. Ubwo Nyakso yatandukanaga na Kasuku Media ajya kuri Afrimax TV ni ibintu Kasuku atigeze yishimira kuko ngo byajemo amanyanga aho ngo Nyakso yagiye busambo. Gusa Nyakso avuga ko atari kubona hari faranga ritubutse riruta iryo yakoreraga ngo arirebera izuba. Ubwamamare bukimara guhura n'ifaranga ibyo mu ishuri byatangiye kuzamba amanota aragabanuka cyane kuko ngo yakundaga gusiba inshuro nyinshi bigera ku rwego no kwishura aho yigaga bari bagiye kumwirukana birangira batamwirukanye kuko ngo yaberekaga projet ze bakabona ari projet zifatika batangira kujya bamuha uruhusa. Nyakso wari ufite impungenge z'uko atazarangiza amashuri yisumbuye byarangiye muri 2021 akoze ikizamini cya leta gisoza amashuri yisumbuye bityo yibikaho diplome bigoranye. Ubwo yaganiraga n'itangazamakuru yabajijwe amanota yagize mu gutebya kwinshi avuga ko atigeze ajya kuyareba kuko ngo bagenzi bamubwiye ko akemangwa. Wa gatatu ntabwo nigeze njya kureba kuko mbere na mbere byasohotse turi muri birabi bintu byo kugira ntabwo nigeze njya kureba amanota kubera ko barambwiraga ati shaka koza amanota yo arakemangwa nanga kujya kuyareba kuko numvaga ari make. Mu kiganiro na MIE Empire Nyakso yabajijwe ku byo gukomeza kaminuza avuga ko atari bifatira umwanzuro anavuga ko kuri ubu baba bamushakira muri kariyeri kuruta uko bamushakira muri kaminuza. Nyakso avuga ko mu rugendo rwe muri sinema nta muntu wigeze umuha akaboko aho ngo n'uwari ugiye kubigerageza nawe yamutengushye. Nyakso ati nigeze kwitabira casting yo guhitamo abakinnyi ba filime ngezeyo bansaba 30,000 ikindi kandi barambwira bati ayo 30 nayo kureba niba uzi gukina nidusanga nta byuzi urongera handi 50 yo kugutoza. Nyakso avuga ko bitewe nuko icyo gihe yari akiri muto kandi nta bushobozi yari afite yatashe imyezi moso. Nyakso avuga ko atari kenshi uzabona Kanyabugande Olivier ahubwo ko uzakunda kwibonera Nyakso bitewe nuko ngo gupfa kumubona mu buzima busanzwe atari mu kazi bigoye kuko ngo iyo atarimo gushutinga abiyandika amascript cyangwa se yeditinga. Mu buzima busanzwe akunda imyambaro y'umukara kuko ngo ari imyambaro idakunda kugorana ku basore. Ku kijyanye n'urukundo nguko uko Nyakso ahagaze. Mubeshye ndabyumva. Oya ntago ari ibanga ndamufite. Okay. Mu kiganiro na BNB Kigali FM yabajijwe niba afite fiancé avuga ko amufite bari kumarana imyaka igera kuri 2 bakundana. Abajijwe ku kijyanye n'ubukwe
yavuze ko ibyo bisaba kubanza akitegura kugira ngo atazazana umwana w'abandi akazicwa n'inzara. Ni ibintu ugomba gupanga ukitegura ukabanza ukareba ibisabwa byose utazazana umwana w'abandi nyine akicwa n'inzara. Abajwe kandi icyo yakundiye uwo mwana w'abandi, yavuze ko icya mbere yamukundiye ari imico myiza, icya kabiri kikaba imiterere myiza ijyanye no kuba ari inzobe. Muri iki kiganiro kandi yabajijwe niba ku munyarwenya w'icyamamare hari icyo byagiye bimufasha cyangwa se bimworohereza mu gutereta. Mu gusubiza iki kibazo yaragize ati, ahubwo ni kenshi byagiye binyicira. Buriya mu buzima bwanjye nariye indobo 3, imwe ntaramenyekana, izindi 2 naramenyekanye. Avuga ko iya mbere yayiriye yiga segonderi, aho ngo yarakunze umukobwa. Umunsi umwe amusanga muri etide, amubwira ko afite ijambo ryo kumubwira. Mu bwoba bwinshi ngo yamuririmbiye indirimbo ya Soshomura yitwa Kundunduro. Ageze ku gitero cya kabiri, umukobwa yahise amubwira ati, uretse urimo kuganisha he? Nyakiso yamubwiye ko yareka akarangiza kuririmba iyo ndirimbo, hanyuma akagira icyo amubwira. Umukobwa yaragize ati, aho urimo kuganisha nahumvise, ntibyakunda. Indobo ya mbere abayitamiye atyo. Nyakiso avuga ko ubwo yaramaze kumenyekana uwo mukobwa yatangiye kumwivugishwaho neza, ariko ngo asanga atakiri type ye. Indobo ya kabiri ngo yayiterewe kuri social media, aho ngo yari yarabonye ikizungerezi cy'umudiaspora ariko wo mu bihugu bya Afrika, ati nkamubaza izina. Nyakiso avuga ko uwo mudiaspora yavugaga Igifaransa ariko kandi ngo n'ikinyarwanda yari akizi. Nyakiso avuga ko ubwo yagushaga ku ngingo, umukobwa yamubwiye ko atakundana n'abanyarwenya ngo abona batari seriye. Indobo ya kabiri ibirinjiye. Indobo ya gatatu yitewe n'ikindi kizungerezi bari bahuriye kuri Instagram, maze ngo barasabana kugeza ku rwego Nyakiso yabonaga ko kuri kocora bizakunda, ko ngo umukobwa yamugaragarizaga ko afite amahirwe. Uwo mukobwa ngo yamubwiye ko yiga muri kaminuza imwe yo mu ntara. Nyakiso ati nkafata bisi nkerekezayo. Icyo gihe ngo yakubisemo agapfukamunwa yerekeza mu ntara. Agezeyo umukobwa yamubwiye ko yanze kumubwirira kuri telefone ko bitavamo, ko ngo yabonaga ko byamubabaza cyane. Icyakurikiyeho ngo umukobwa yafashe telefone maze ashyiramo ifoto y'umusore, hanyuma aragira ati, nguyu umusore dukundana, impamvu nakubwiye kuza nuko ngufana nagiraga ngo dutaramire. Nyakiso yavuze ko atigeze abataramira, ko ngo atari gutaramira wari wamuteye indobo. Nyakiso abenshi bamenye nk'umunyarwenya, ni n'umwanditsi akaba n'umukinnyi wa filime nyarwanda, cyane ko hari n'izo yatangiye gusohora. Kera nakoraga komedi gusa zica kuri YouTube, ariko ubu ngubu twongeyemo na filime, amaseri ndetse n'izirangira z'amashort movie zica kuri Kobu TV. Yego, iyo niyo YouTube channel zicaho. Ubu ngubu bari guca yitwa Imbaraga z'Urukundo, n'izindi nyinshi zizagenda ziza. Ngayo nguko ibya Nyakiso ni naha tubihiniye. Hari nako tugushimira cyane aho twari kumwe. Nk'ibisanzwe mwari kumwe nanjye Obedi Rugwiro. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda naho ubutaha. Imana ibarinde.